urukumva wenda no muri aya mavideo reka ikibazo ese muhungu wenda reka tuvuge ko hari thank you Lilila Miracle urukumva wasanga ahangaha ibintu bitoroshye kazi musharinga rafu tugiye kwinjira mu makoyini tugiye kuyinjiramo Benda you ready Brown ibintu bisobanukiwe murahari cyangwa ntabwo bisobanukiwe we mu mategeko guprova ko wasindishijwe uyu munsi turagenda saa 11 za mu gitondo Godfa nanjye ntabwo mfite gahunda yo kuva tugiye kuva muri ikibazo cyase no twinjira mu bintu by'amakoyini rero tutarajyamo Godfa reka nkubwire mu mategeko nkuko Titi yavuze guprova ko wasindishijwe biragoye no gufatwa kumenyera ibimenyetso cyakoze keretse iyo uri mu mineri bakabona ko mu mavideo ko wari uri kunywa inzoga reka ndangize uri no gusambanwa aho ngaho kaba kabaye nkuko ko haba hari amayoga Sande wabonye ira video twabonye ya Semuhungu muri ira video yego guprova kuri umuntu yari yasinze biragoye nabyo yari gusinda no gusindishwa biratandukanye Godfather kwa Semuhungu haba hari amayoga waruzi ko uretse gato rero mwitegeko uretse gato ntega amatwi n'umugore wawe mwashakanye yego umurongoye yasinze ari unconscious how did you say it ibyo unconscious turabyumva ariko babifata nko gufatwa ku ngufu ariko ntabwo bavuga ko ari wewe wamusindishije okay ibyaha bibiri bitandukanye yego bifatwa nko kugira gute kumufata ku ngufu niyo mpamvu yabasambanije uretse gato nabo niyo mpamvu bavuze ngo yabasambanije ku gahato yes icyo ikintu twibaza ahubwo ni iki ngiki ari mpamvu twagaruye case tugakoresha ibyo twabonye n'amaso yacu ni gute umugabo nka Semuhungu urukumva afata umusore nka Rutambi ku gahato akamwubika uretse gato tuzi ko gufata ku gahato umuntu akoresha imbaraga agafata umuntu akamufata ku gahato akamusambanya ku gahato kuko amurusha imbaraga cyangwa se akaba yamufatiyeho nk'icyuma cyangwa se afite ibindi byamufatiyeho none byagiye gishobora kutazamuhama cyane ibyo birashoboka cyane reka nkubwire impamvu gishobora kutamuhama reka ngusobanurire impamvu kizamuhama rero niyi yego ahangaha niyo impamvu y'aya mavideo rero niyo mpamvu twayatinzeho azafatwa n'iryo kangisha ntabwo ikangisha niyo mpamvu video zose ziragaragara ko yabaziritse se ari kubafata ku gahato video ziragaragara ko uko ndi kubitekereza video ziragaragaza ko urimo kunyumva baciwe intege n'ibisindisha agakora ibintu yidegembye boba ntabwo none se wenda bizihiwe tega amatwi ariko turi kuvuga Godfather ngende ku mategeko n'ibimenyetso nyine ceceka ku marangamutima ibimenyetso nyine amarangamutima yiki icyo ntago ari ikimenyetso rero cyo gufata video no gucika ntago ari ceceka wumve ni ukuvuga ngo baramutse unyumva neza cyane yego baramutse urumva kugira abantu niba hari izi video ari byo bimenyetso abantu bagiye gusabana n'abahungu barasomana barasomana nyine baryana iminwa uretse gato abatinganye nabo baryana iminwa bagaterana karese si ugutegura icyana se si uri gutegura icyana umva yewe napfuye ndabaza ugakora no mu byanwa niba no mu bagabo wenda uko utegura umwana umukobwa nyine cyangwa mugategurana mugatera karese tutututu niba ari ugakora munsi yayo so rero benda batiganye niba bakora ku nnyo uretse gato rero urimo kunyumva urumva ntabwo bizagaragara wenda dufate Benda urara nko yaje hano agatangira kubikoreshwa ukavuga ati shindwa ukajya kwicarayo Kaspa yari gutegura Benda yari gutegura yaragiye kugutegura so nukuvuga ngo ninde wazanye Titi hano man wamumanu Benda bwari mu mateka yarateguye hari ikintu mutari kumva rero ni ukuvuga ngo gufata ku ngufu cyangwa ahangaha gukoresha ku gahato turi kumwe ntabwo wafata umuhungu mugenzi wawe ku gahato urimo kunyumva cyane imbaraga mwagigira yanagutera ingumi ntabwo byakunda so kugira ngo iki cyaha ari bikonfaminge ko Eric yasamanije abantu ku gahato
kandi tukabona ko hari na video z'ibikangisho yakangishaga abantu ngo nimutagaruka twenda bigaragaza. Izi video ziri kutwereka scenario yuko byagenze. Twebwe rero tukavuga ati ubu niba kuko twigeze tubona aho yabikoze. Twarabonye video yuko abigenza muri Amerika. Erega ibyo ntago babishingiraho ngo dufata. Tega amatwi twe turi gukeka hano turi kuvuga tukavuga ngo eske Sande fungura mic yawe. Fungura. Uriya mwana yafashwe ku ngufu cyangwa ntafashwe ku ngufu? Yafashwe ku ngufu. Thank you so much. Ugendeye kuki ushingiye kuki? No ariko ntabwo bwira amategeko mu Rwanda ntiyabishingira. Oya ntago ari amategeko yo mu Rwanda Sande, ni ahantu hose ku isi. Itegeko rigendana n'ikimenyetso byagenze. Ni ahantu hose ku isi. Hari video zigaragara. Arya umwana nyine ngo bitagaragara. Nyine umwana aryamye. Aha. Ubona ko atari muri icyo gikorwa. We nuko izi video zitazagaragara. Ariko nimureba neza muzasanga izi video aba bakomplain ko bafashwe ku ngufu. Naribu igahamya ko Naribu igatangaza ko aba bana basamanuje abantu basamanuje ku gahato. Nose Godfather reka nkubaze ikibazo ukomeze, reka nkubaze ikibazo kimwe ukomeze. Muri video n'abantu badukurikiranya hano bavuge n'aba turi kumwe kuri pano. Ese video ishobora kugaragaza ko umuntu yasinze? Video yabigaragaza. Cyane yasindishijwe n'iki? Ntabwo ahubwo ikitangaragaza muri kano kanya ngiye nshobora kuzamuka. Oya buretse ngiye muri kano kanya nshobora gushyiraho video bro nkigira umuntu wasinze kandi ntasinze. Ibyo bintu murabyemera? Ngende ndimusobanurire. Ndi mu bimenyetso biri valide. Buretse Sande buretse. Mwebwe ntago muri gushaka kumva icyo ndi gushaka kubabwira. Aka kanya bashobora gufata video. Uri kunyumva? Video ntishobora kugaragaza ko umuntu yasinze. Ibyo bintu bigaragazwa na muganga wenyine. Umusaza ahubwo wowe. Uretse gato ngusobanurira ibyo. Kanyumvira none. Uretse gato. Man Titi. Titi video iyo umuntu yasinze bani video bigaragaza Titi. Kandi gamucyo babiheraho. Sande mwebwe muri kuvuga mwebwe muri kugendera muri realite nyine nanjye cyo kuvuga. Oya ndavuga no mu mategeko. Uretse gato ariko Semuhungu buretse Semuhungu yifasha akabaza mu rukiko ati niki kiri kwemeza ko uwo muntu koko yasinze byanyabyo atari byari kwikoresha. Mureka kugendera ku marangamutima mugende mu bimenyetso. Umuntu wemeza ibyo bintu wenyine ni muganga. Umva ahantu manza wumva ahantu muretse gato manza wibaze none ni ikese ukuntu kwikurikira ukagira nibyo wirengagiza uri kwiyibagiza ko urukumva kwa Semuhungu kuva ku muntu winjiye mu yazi ngo no kwiprotecting atazi ko ari kwikururira ikiza ibimenyetso barakubwira ko kuva winjiye kwa Semuhungu urimo kumva footage barazifite. Footage ziba zihari no kuvuga ngo kamera zo mu nzu ibikorwa byose bikorerwa mu nzu urukumva? Yego. Kamera zirabifite. Nuvuga ngo benda zira ntuzo zose yakoze. Zira story zose. Ega benda yarahamwe nawe. Uretse gato bakisanzura biriya bintu byose byari bihari. Turi kumwe? Baba babifite. Birahari ngewe umva. Nukuvuga ngo iyo bavuze niyo mpamvu kugira ngo uzi ikintu cyambere bakoze mbere batangaza inkuru. Bagiye gusaka kwa Semuhungu. Iyo bagiye gusaka ikintu cyambere batwaye ni footage. Nukuvuga ngo video buri kintu cyose cyabereye muri iriya nzu kuva Semuhungu agishyizemo zira kamera. Barabifite. Remember niyo mpamvu byose uretse gato amashusho bira bintu byose wibuke ko Semuhungu abifata kandi byisevinga kuki kuri telefone ye. Urukumva? So nukuvuga ngo wowe ibyo ngibyo uri kwivugisha. Ibyo ngibyo uri kuvuga ngo ntabamenya ko ntuza kandi bakwereka uko abantu banyoye bakigera mu nzu. Utfata kese ya PD Durayizi. DJ yari ahari. Buretse benda. Buretse Sande babarira mvuge utukomeza buretse. Yego umva Sande nduva utangiye kunyumva abantu bari no muri comment ari kwanga umuntu wasinze nagwa muyoberwa ntago ibyo bintu ndi kubyanga twese twamureba ariko iyo bigeze mu mategeko iyo bigeze muri law urumva iyo bigeze muri law ntago umva ikintu video ishobora kugaragaza buretse video ishobora kugaragaza gusambanwa ibyo byo ndabyemera ibyo ni ibintu bigaragara nyine kuko abantu bari guhuza ikibuno n'igitsina buretse nyuma ko twada nakwihoreye nakwihoreye uravuga sibyo reka nanjye soze umva video ishobora kugaragaza umuntu ari gukubita undi cyo ni ikintu kigaragara uri kunyumva ariko ikintu kijyanye n'ikintu kiri mu muntu
ikijyanye n'ikiyobyabwenge. That's why niyo bafasha umuntu unk'urumogi ntabwo ushobora kubona umuntu buretse ariko nsoze utukomeza. Niyo mpamvu ribi ifasha umuntu bashobora kugufata uwanywera urumogi bari kubibona kuri n'ibifuri, uri kunyumva, bakakujyana kuri forensic ugatanga inkari kugira ngo muganga yemeze koko ko umuntu nyine ibingibi ari kwikora yasindishijwe n'urumogi. Kuko nushobora nibyo nagusobanurira video nishobora kugaragaza umuntu twebwe twabibona yes n'umucamanza yabibona. Ikibazo rero uyu mutima tega amatwumve hano twavuze ko tuvuga amategeko, tuvuga ku mategeko apana amaranga mu wiza amategeko wowe wiza amategeko ubundi manza wumve hano ureke ko pratique reba na makuru ufite nta mategeko wize wewe tega amatwi wumve ibintu tutavuga nibyo nta makuru reka musobanurire umuntu aba yasinze. Reka ibintu ni bibiri dutandukanye. Icyo tari kuvuga nuko yabasindishije, ariko iyo basinze abuze connection ari we uretse gato ni ukuvuga ngo hano tugendeye kuri video twabonye turi kumwe, uyu muntu aba yasinze kugeza ku rwego urimo kunyumva ibyo akorerwa abikorerwa batari kumva, urimo kunyumva cyane ngaho mbwira umuntu ari gukoreshwa ibintu batari kugiramo uruhare. Unyumve neza cyane, icyo ni cyane arafata akaboko akajugunya video iri kugaragaza ko umuntu bari kumukorera ibintu asinziriye adahari. Uri kunyumva we titi, urabwirwa n'iki katari kwizihirwa? Erega muri gukoresha amarangamutima. Ntega amatwi ntunasabe uvuge ngo ntega amatwi we nani, abantu bose ntago bataka Benda. Ntega amatwi we nani uri ikigo ry'imana bro, abantu bose ntago bataka, ari n'ababikora burobo bro. Man uri umwana mubi bro, keretse niba utarabonye ya video we ri amakuru avuga ko impamvu wewe waretse ubupfubuzi ngo nuko warabonye isoko ry'amafaranga arenze ayo wabonaga mbere aribwo butinganye. Waba warahuye na Semo nkuko bivugwa? Jeze ndo umutinganye. DJ Lise nabihakana. Iyi nkuru bihakane baza ndikana n'ishuti nahuye nka Semungu nkuko Benda bahuranye. Nese wo Benda ko mwahuye mwaratinganye. Nyine we yahakana ko yarabyanze twara na hostinganye muri Uganda twabaye muri hoteli imwe ariko sinigeze ntago bira mico nyigira nge ntago nigeze nigira nge muzo. Benda baramusabye aranga ariruka ngo Benda ngo abantu bose ntago bataka. Nese undi Benda yatanze yabivuga kandi yabivuga Benda ntabwo undiye sinabivuga kuko undiye nagumayo. Oya ntago nakuryo urakomeye ntago uryoshye. Godfather ngareba abantu zanye hano. Wamwumvishe sorry nk'umutinganye siri nk'umuntu ya story y'umuntu ngo babomoye agiye mu bwiherero ngo ntabwo yagiye mu bwiherero ngo baje kuburiri basanga yaneye ibiro 4. Mu butinganyi kuranga bari ukumunyaza. Asimani Godfather mwataye topic rero. So okay twagiye mu macoin bro, abantu mufungure kamera twinjiye mu kintu bita twagiye mu macoin. Twigire mu macoin twigire mu macoin abantu bakande twagiye titi Karame. Hano na story yakomeza ariko none umuntu agatanga igitekerezo ageze muri big screen ari hejuru. Twagiye abantu bakandaneho. Cyazo ndasa naba ariko kanze mfungure kamera. Mwana wa mamu dukweri tuba tudukereye kutugura essence dore yuriye. Biro biteye ubwoba. Teye ubwoba. Na bundi Godfather. Ni inshuti yacu ni umusore by the way ibyo bakora byose ni umusore. Urumva? Tumusengere urumva? Na bundi amategeko yazakora ibyayo. Urumva? Byari kuba byiza aza kuba afite umwana. Imana imworohereze kabisa. Ababikorewe nyine ubwo ngubwo nika ko bazabona ubutabera bwo kwiriye na Semungu abakabona ubwo akwiriye. Twigire mu macoin. Uravuze ngo subiramo numve? Uravuze ngo na Semungu akabona ubutabera. Rega nayo niyo icyaha kimuhamya babonye ubutabera none niba bamukatiye ubutabera niba babukoze. Twagiye twende kazi. Dirira Miracle namusuhuje nasuhuje na Linda na Biju na Je
gazi ufite inyabarasanya ufite intuza turebe Uje mwese Twini DJ Simbi thank you Lili nanjye ndagusuje kuko ni nawe Godfar Lili niwe wampaye ubutumire bwo kuza hano rero ndashaka ko aza konyereka uburyohe bw'aha hantu yagwaye ubutumire bwo kuza bw'aha hantu ko buryoha titi shiraho kamera ngiye kwishyira uri mu nzira Imana gushaka Linda mufungure kamera tugiye kwinjira mu bintu bitangaje iyo umuntu yaramanuriye hari umupasteri aramanurira arambira ati mugiye kuba umusitreamer wa mbere mu gihugu giye kubona mbona ncitse intege zo gustreaminga man kuva cyaje uke twagiye umunsi ndakunda kubatura rero cyaje twagiye gaza abantu mukande ku bantu banyu dufite Titi Brown dufite ntuza abantu mufungure kamera Linda urahari cyangwa ntabwo hari Derek kiraho kamera unkunde nagutuje Derek Mama thank you Nikita yawe nziza twagiye Linda urahari nkumanure Nikita agomba kugeza kuri go ibihumbi kuri 20 kuri 17 ariko yiyenzaho ishyiraho ya indi ya Twini riri umuntu ninde muntu utari hano wamaje kutwinjije mu byatuzanye uyu munsi iyi nkuru turayipimuzi noneho mfite ndabakinira audio nabonye twagiye Biju yaje aha Linda urahari twatangiye bamwita tiro rya mama zamuka please tiro zamuka tiro come over here Debe ko najya Big Queen twagiye Linda rimwe niringiye nkambona Ese bigende gute sheri urafungura kandi ntayo ufungura bigende gute iki thank you hasigaye abantu babiri mwe kamera dukora igiko nanjye ndaje nyifungure twagiye namira kirishiraho yakoze ndaho uhise uzamuka umutepo gift wanjye arazamutse oya Lilira miracle se ko ari we muto none se hano ntiyagukandaho ariko ndavuga ko umuntu azamutse uramukandaho kandi twagiye bijwerekane wa nuworoshe wakanda kubona yego mana se rega Derek twagiye sasa twagiye ninde wundi muntu uri hano washyizemo intuza twagiye ubu ngubu turi tayari ninde muntu hano wundi udafungura kamera Jimmy urafungura kamera ntabifungura arashyiraho ifoto ngiye kwifungura Jimmy kabiri ari mu rusaku gazi mutapika ibintu by'ababiju bigize byo kujya wabahora mu ma big screen reka turebe uri kuvanamo bro twagiye tiro rya mama urahari wanjye arakunda ndaje funguraho kamera Isimbi urafungura kamera Queen wanjye arayijyamo Godfrey ndi kwitegura ndi kujya mu kazi sabaye turasubira akazi keza Isimbi sheri ninde muntu witeguye gufungura kamera nese uri tayari bamwita Divine ariko nono yo Isimbi wanje hanagura kamera twinjira uducishe muri akazi keza Isimbi wanje gogo akazi keza twagiye aha ngaha dufite Divine ari mu rusaku twagiye so hano turashaka kureba ninde muntu hano dufite ibyamamare ninde muntu ugiye gufata big screen akayifata bugwate dufite Divine oke kamaze presenting aba dufite Benda introduce yourself karam ibwira abantu yo ladies and gentlemen I'm Jashi Leshi bro mumbabarire mumfashe kabisa maze igihe ndi mu buro ndi mu mva ndaza kubabwira igihe ahantu maze iminsi okay twagiye Biju Kame Godfrey twagiye tiro urafungura kamera ntabwo bigukundira mungunde ni Biju ni mu mpamwe kuva muri Big fungura me manu rushire mundi my people uraje we dore kararangaye Linda ari gukora fungura mic yawe vugisha abantu Hi everyone mvuga ngo iki ndakumara widondore kama ni No hi my name is Linda thank you ngaho rero Divine
iyi big Yo. screen ushobora kuyishimuta ntagire umuntu uyikuvanamo. My people, it's your girl Divine wa munkandeho mungirire impuhwe dore n'iki. Oh, my people, where are you? To show some love. Twagiye ngaho. Derrick. What's up? Ni Derrick ndi Umurundi nkaba Germany ndakunda abanyarwanda cyane ni rya mbere nzamutse hano ndamutse kubera Godfather na Bijou ngabo it's all the family so thank you very much. You live in Germany. You live in Germany. Uyu mukobwa aragutereta. Na Miracle ijambo ni ryawe. Hello, mwese nizere ko beze neza nanjye munyere ku rukundo mbifurije na weekend nziza. Na weekend za twamaze mari uyu munsi ni weekend umuntu uza kurabirwa tayari byatangiye kumanuka. Tayari kwa Divine bamwita Titi Brown twagiye. Thank you. Nanjye banyita Thierry. Ubwa mbere nje ndinze live ya Godfather nyine ku bintu by'amakoini nanjye muze kunyereka urukundo. No. None Sande urafungura kamera ntabwo uyifungura. Anjye ngufatiye Nessa araje mu kanya. Okay. Nessa andika muri comment niba witeguye gufungura kamera kuko ntabwo nshaka bya bintu byo kudafungura kamera nshaka kugira ngo Thank you, baby girl. So Nessa urafungura kamera andika mbere ko nkuzamaze nshaka kudiskita nawe urabizi ko biyungora. Nessa andika tell me you are ready. Niba uri tayari witeguye. Nessa is ready. Nessa ari hano sheri. No arahari ndabizi ariko nyandike niba afungura kamera. Hari nankandeho nge hariho ifoto yanjye. Umva guys mumbabare mumfashe mukande kuri Papa Nirani. Kwagiye ubwo naba tayari arambira muzamu. Naba tayari urambwira. Kuko nkeneye ko abantu bya Papa Nirani ntabwo tubyitayo. Benda arayoboye ninde muntu uvana Benda mahara hejuru musharinga abantu banyu. Umva rero Benda ikintu mukora Divine. Urazuneze Lilila Miracle. No uva ikintu mukora uragenda uripostinga live. Uyishire kuri story yawe kugira ngo posting already. Mama, oh thank you. My people, where are you? Ati my people. Ni sharing Divine yisharinge twagiye. Let me share. Kananye nange ku bantu banze. Live. Gira kuno kuri story nanye ncire. Kandi abantu banjye se ko mbona bari kuhita baza hari abakene. Reka mbase yaringe. What famwe ko ncira kuri story.